Indaya ya Yesu. Uri indaya ya Yesu. Yo mpamvu nkunda n'indaya. Ako ntabwo uri indaya Ya Yesu. Oya ntabwo waba indaya. None se Yesu yigeze aza kunsaba iwacu. None se Yesu twigeze dusezerana muri ADPR ngo manike ikiganza ko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. None se Yesu twigeze tujya mu ruki mu murenge ngo ndahire mu gihugu cyanjye ko nsezeranye na Yesu. Yesu nyine twibaniye buraya anyiterera inda. Yego ndi indaya yande ya Yesu. Niyo mpamvu nkunda n'indaya. Uri indaya ya Yesu. Ya Yesu. Ko ni nko kumuharabika. Yesu yigeze aza kunsaba iwacu. None se Yesu ashimwe cyane. Yesu Kristo ashimwe cyane. Amahoro y'Imana abe muri mwe, wowe ugize amahirwe yo kunkurikira. Turashima Imana y'amahoro, se umwami wacu Yesu Kristo. Se umwami wacu Yesu Kristo kuko ari Imana ihambaye kandi ari Imana ikomeye. Rero tugize umugisha wo kongera kugaragara kuri izi kamera za channel yitwa Abeza ba Yesu TV. Ni umugisha Imana iduhaye. Rero njyewe nitwa Regis Singaye. Ndashimira Imana kuko impaye uyu mwanya kongera kuboneka imbere y'izi kamera. Hanyuma ntabwo nje nishimye, ntabwo nje nezerewe, kuko nta munezero wuzuye umuntu yabona amaze kumva ibintu nk'ibi. Hanyuma nje mfite agahinda, ariko kandi numva mfite n'icyo shaka kuvuga. Numva shaka kuvuga, nuza kubona ndimo mvuga mbabaye ndakaye, nuko hari ibiba bibangamye, kandi iyo umuntu arimo asebya cyangwa se avuga nabi, umunyarwanda yaravuze ngo nujya gusebya inka cyangwa se uza inkongoro uzajya ubanza urebe abo yareze. Rero icyo nshaka kuvuga ahangaha, ndashaka kuvuga ngo niba abafana b'amakipe runaka bajya bitera amarange bakamamaza amakipe yabo, mufana wa Rayon Sport akamamaza Rayon Sport yiteye amarange, mufana wa APR n'andi makipe bakitera amarange bakajya mu muhanda, ku bwa Yesu Kristo natwe amarange twayitera, kuko tuzi aho yadukuye, tuzi aho yatuvanye, no aho tugeze kugeza uyu munsi ni ukubera Yesu Kristo. Yesu Kristo, ndavuga Yesu Kristo kuko ari umugabo w'umuhanga kandi ashoboye byose. Rero bavandimwe mudukurikira kuri Abeza ba Yesu TV, munyemerere nubwo nje ndakaye cyane ariko ntabwo nibagiwe kubasuhuza. Amahoro y'Imana abe muri mwe, ndabasuhuje, mugubwe neza. Yaba badukurikira bari mu Rwanda cyangwa bari hanze yarwo, diaspora, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, muradukunda, tujya tubibona, kandi rwose muri abantu b'ingenzi cyane. Hanyuma rero nkuko mujya mubibona abantu mukoresha YouTube, mumaze iminsi mubona video isirikira, abanyamakuru benshi bayikozeho ibiganiro, abanyamakuru benshi barayivuze rwose ntako batagize, ariko nanjye naje kwicara ndavuga ngo iyi video reka ngire ikintu nyivugaho, kuko nanjye ndumwe mu bantu bakozwe ku mutima. Nuko Yesu Kristo aherutse kubwira Petero akamubwira ngo nasubize inkota mu rwubati, kuko urugamba turwana atari urw'umubiri ahubwo ari urw'Umwuka Wera. Ubundi hari abantu baba bakwiriye gukubitwa, hari abantu hari ubundi Bibiliya bavuga ngo ibitugu by'abapfapfa bajye babihata igiti. Hari abantu ubundi bakagombye gukubitwa, ariko reka tubivuge gutya muri ubu buryo, mvuge ijambo rikomeye, mvuge n'ikinzanye kuri izi kamera. Nkuko mubyumvise mukanya ndabashyiriramo ako ka video mukumve neza, mwumve uburyo uyu mugore yatinyutse
akavuga izina ry'umuntu ry'Imana ikomeye, akavuga izina rya Yesu akarigereranya n'ayandi mazina yose. Ariko bene data bakunzi b'umusaraba, ndagira ngo mbabwire ngo mwihungabana. Nabonye abantu hanze ahangaha bahungabanye, mbona abantu hanze ahangaha bacitse ururondogoro, bacitse, mbese bagize ikibazo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nutangira iyi video ukarinda uyisoza, ndagusobanurira neza ibyo uyu mugore yari arimo avuga, kuko naje kugira ishurirwa rimeze gutya. Menya neza yuko Bibiliya ijambo ry'Imana, iyi ngiyi Bibiliya yera, ubundi ivuga abayesu batatu. Hari abayesu batatu Bibiliya ivuga. Rero ndagusobanurira mubwire Yesu umwe muri aba ngaba uwo mugore yavugaga. Reka mbanze ngushiriremo iyi video yose wumva uyu mugore amahano yavuze n'amahano yakoze, hanyuma nze ngusobanurira Yesu yavugaga uwo ari we, kuko Bibiliya ivuga abayesu batatu. Niba utarubizi, ubundi nimumenye ukuri niko kuzababatura, kandi ukuri kuri mu ijambo ry'Imana. Bibiliya rero ivuga abayesu batatu. Ndaje ngusobanurire abo Yesu yavugaga uwo ari we. Ntabwo ari Yesu Kristo umwami wacu, ahubwo afite undi Yesu yavugaga. Ndaje ngusobanurire. Banza wumve iyi video, wumve icyo yashatse kuvuga, wumve n'icyo yaragandira. Indaya ya Yesu. Uri indaya ya Yesu? Yo mpamvu nkunda n'indaya. Ako ntabwo uri indaya ya Yesu. Oya ntabwo waba indaya. None se Yesu yigeze aza kunsaba iwacu? None se Yesu twigeze dusezerana muri ADPR ngo manike ikiganza ko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse? None se Yesu twigeze tujya mu rukiko mu murenge ngo ndahire mu gihugu cyanjye ko nsezeranye na Yesu? Yesu nyine twibaniye buraya anyiterera inda. Yego ndi indaya yande ya Yesu. Niyo mpamvu nkunda n'indaya. Uri indaya ya Yesu? Ya Yesu. Uko ni nko kumuharabika. Nk'igihe Yesu yari ari kukurongora byari bimeze biti? Uzi ko mwamenesha umuntu ibanga? Ngenge kubabwira uko naryamanye n'umugabo wanjye Yesu akantera inda. Uretse nanjye nta n'umugore waza hano kuri kamera ngo avuge ngo umugabo wanjye ngo twaryamanye gutya ngo ntera inda gutya. Niba wateze amatwi neza ukumva ibyo uyu mugore yari arimo avuga, ntekereza ko nawe uri njyewe byagutera kugira icyo wibaza. Hanyuma rero n'abatindiye reka dukubite tubangura kandi twihute cyane, hanyuma ngusobanurire nkubwire icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga. Bibiliya iyo tuyisomye itubwira ba Yesu batatu. Hari abayesu batatu Bibiliya ivuga. Uraza kumfasha niba ufite Bibiliya yawe hafi aho ngaho uyifate, hanyuma nkurangire Yesu uvugwa muri Bibiliya, izina Yesu rya mbere rivugwa muri Bibiliya, nkubwire aho ubisanga. Nujya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ujye usoma ibice 13, hanyuma ibice 13 usome umurongo wa 4, uwa 5 n'umurongo wa 6. Ibyakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Hatubwira amakuru y'umugabo witwa Paulo igihe yari arimo yigisha ahantu hitwa Ikupuro. Paulo uyu nguyu hari umukonikoni witwa Bariyesu. Usome ku murongo wa 6 niho uri bubisanga. Umukonikoni ngo wari umuhanuzi w'ibinyoma witwa Bariyesu. Uyu nguyu yaje yitambika ba Paulo, arabitambika ababuza kwigisha, ariko Paulo yari ari mu mwuka w'Imana. Imana ishimwe.
rero iri ni ryo zina. Reka tuhasome Byakozwe n'Intumwa ibice 13. Reka dusome umurongo wa 6, ariko nushaka kubimenya neza uzahire ku murongo wa 4, aho ngaho uzabihasanga. Umurongo wa 6 waranditse ngo barombereza muri ico kirwa cyose, bagera i Pafo, basanga umukonikoni w'umuyuda w'umuhanuzi w'ibinyoma witwa Bari Yesu. Iryo si izina rya mbere riboneka muri Bibiliya rizamo ijambo Yesu, Bari Yesu. Aho ngaho nta nubwo ndi buhatinde. Hari undi Yesu wa kabiri uboneka muri Bibiliya, naho wumve ndagusobanurira. Aha naho ni Pawulo hamwe na bagenzi be bari bari kumwe, igihe bari barimo Pawulo yanditse urwandiko yandikira abantu b'i Kolosayi. Pawulo abandikira amagambo akomeye yo kubatashya, yari arimo intashyo abandikira. Rero hari abantu yababwiye ko barimo batashya abantu b'i Kolosayi. Abo ngabo bari barimo n'umugabo ufite izina naryo rizamo ijambo Yesu, witwa Yesu Yusito. Nusoma igitabo cy'Abakolosayi, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, ugasoma ibice 4, ugasoma umurongo wa 11. Abakolosayi ibice 4 umurongo wa 11. Ariko nushaka kubimenya uzahire ku murongo wa 10. Nibwo uzumva abantu bose Pawulo yagiye arondora, hazamo n'uyu nguyu Yesu Yusito. Reka mbasomere umurongo wa 11, hanyuma wumve uko havuze 11. Haranditse ngo na Yesu witwa Yusito arabatashya. Abo ni bonyine bo mu bakebwe bakorana nanjye kubw'ubwami bw'Imana, kandi bamaze umubabaro. Imana ishimwe. Na Yesu witwa Yusito, iri si izina rya kabiri riboneka muri Bibiliya rya Yesu. Nishaka mbe nturije aho ngaho. Izina rya gatatu riboneka muri Bibiliya rya Yesu, uyu we sindi bumugarukeho kuko arakomeye, arahambaye. Ayisaliyuti, arahambaye. Uyu Yesaya yamuvuzeho, aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, aravuga ngo kandi ubutware buzaba ku bitugu bye, ngazitwa igitangaza. None ndashaka kuvuga iki rero? Ese niba uyu mugore yaratinyutse akavuga ngo Yesu ngo yamuteye inda, ngo ni indaya ya Yesu, muri aba ba Yesu batatu mwebwe mukurikira social media, mwebwe mukurikira izi mbuga, iyi mihanda, muba kuri iyi mihanda, murumva muri aba ba Yesu batatu Yesu waba waramuteye inda ari uwuhe? Njyewe naje gukuramo uriya w'umukonikoni w'umuhanuzi w'ibinyoma, niwe arimo avuga. Rero hanze aha ngaha bareze, aba Yesu bameze gutyo hanze aha bareze. Ntimwongere kugira igishyika, ntimwongere kugira ubwoba ngo mutekereze ko yasebeje Yesu wacu. Yesu wacu nta muntu wamusebya ngo amugwe amahoro, nta muntu wamusebya. Yesu Kristo. Ndaza no guhugura abantu, nusenga jya umenya izina usengamo. Nuvuga ngo mu izina rya Yesu, ntabwo tuzamenya Yesu uvuze uwo ari we. Jya uvuga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Yesu Kristo, ujya uvuga gutya, kuko hariho Bari Yesu, hariho Yesu Yusito. Abo ngabo rero nabo ni aba Yesu, ariko hari Yesu Kristo, uwo nguwo niwe banze ryo kwizera. Imana ibaha umugisha rero, ntimwongere kugira ubwoba. Ingoma ya Yesu Kristo ntabwo izahanguka.
aracyari Yesu kandi ntabwo yashyizweho n'amatora ahubwo ari ku ngoma. Haleluya, ari ku ngoma, nta matora yamushyizeho, izina rye rishyirwe hejuru. Muhabwe umugisha n'Imana. Kora subscribe aho ngaho kuri channel Abeza ba Yesu TV kandi ukande like, hanyuma sharing n'abandi bumve basobanukirwe n'umenye ukuri niko kuzaba batura. Turabakunda, amahoro y'Imana abe muri mwese. Amen, amen, amen.